Peti, iki kintu Simon yakoze gishobora gutuma umuhana bigize hariya. Reka ngiye numvaga umutima urimo uramatiriza ngo muhane kuko iyo umuntu yakoze ikosa baramuhana. Kandi ngiye nabonaga shaka guteza ibibazo muri jugo. Akarya ubundi Peti, akarya ubundi wiga mu waganga. Nje nshaka kumenya umuntu wakwigishije ibyo bintu. Gute wifata wowe ntabwo ushinzwe guhana. Ariko sheri ibyo ari byo byose afite ikiyo yaba yamuhaniye. Nese kuki we yivumbuye akagenda. Agomba kugira ikinyabupfura. Agomba kugira ikinyabupfura none se Simon we buramuri atandukane nawe. Ko yahise afata ibintu byizo ngo ndagiye ngo akira. Ubwo se urabona Petite amutesheje umutwe ku buryo ashobora gusiga akazi kagasiga n'umuryango. Rata Petit niba wabonye ko byari bikwiye ubwo birakwiye. Akoresha ibintu uri kuvuga we byumvira. Bitumvikana. Nawe ngaho mbwira Petite ngo ari guhana Simon. Nese kuki yafashe inkoni akamukubita. Ibyo bintu urumva Jewe nabonaga ari mu makosa kandi umutima warambwiraga muhane kuko tishara tugiye ati umutima warakubwira aha ngo ticara mubwira kandi. Ticha nyine yaravuze ati iyo umuntu ari mu makosa tujye tumuhana. Ubundi kiriya gikecuru wagikuzaho wa mugani wa Mira kashi ko nzikenyereyeho zikaba ziri mu mufuka wanjye asiki ngomba kuzisangira n'umwana muto nka Mira kati Ala? Mila. Umeze mwana muto. Birakureba suko meze. Siko n'ubufite umunabi byagenze bite? Nawugira kumumagana. Anshaka iki? Ako se watuje kumva umuntu aba wana nawe nguhamagara iki niwe watumye ngaruka muri kino gihugu. Nasi twapfuye iki? Ntabwo sije twapfuye ntabyo sinagara wabitiye. Ako kubuze ugavuga ko cyo utabashaka kumvira ibintu urabashaka kukubwira. Ko babe dufite inyungu twese kuki badashaka kubyo. Rero ntabwo gishaka kumumagara ni gushaka mu buzima bwanjye kubaho. Ngero ku Oya buretse gatomanze ngubwira wowe wigenda mukobwa mwiza. Umva Mira. Kandi iyo umuntu nyine yakoze amakosa aba agomba guhana. Ubu rero buri gihe uzajya ukora amakosa agiye mfata ikibando gukubita. Ntabwo ari buri munsi kereka byarenze urugero. Ariko ntabwo ufite inshingano zo guhana. Rego uriya mutoto ntabwo ari mwiza. Ni umupfapfa mubi cyane ahubwo. Kandi umupfapfa agomba guhanwa kuriya. Nibyo akubwira nuko. Ese sibyo? Akoshera umushyigikiye. Ese umwana ibyo avuga si ukuri umuntu yakoze amakosa arahana kandi ubwo Petite yayabonye. Ibyakunaniye reka Petite abikore. Ese ubundi ntuba wanyumvishije. Narabikubwiye guhera ku itangira. Ese niwe wabimubwiye? No. Ese niwe wabimubwiye? Petite. Ngaho genda ukore wo muwaka. Genda ukore wo muwaka rata wakoze. Ntuzakarire naramuhana. Akoshera. Ngaho nyumvira ko n'ubutangiye kunzamukana uvuga ngo ninjye wabimubwiye.
wongera nasi urumva utari kumushyigikira mu bintu byose ari kuvuga ndamushyigikiye kubera ko ubizi neza ko Petite ari umwana udasanzwe byanze bikunze buriya hari impamvu yabikoze ahubwo birasaba kugira ngo twicare umwana udasanzwe uzi impamvu ari umwana udasanzwe ko murimo kumutoza kutagira ikinyabupfura ntabwo ari ukutagira ikinyabupfura ese nakubwiye ryari kugeza ryari ko nuza Simon atari umuntu mwiza mu muryango wacu ntabwo turi ku kibazo cya Simon nicyo kuko ari cyo Petite yamuhaye ndetse Petite nk'umwana wacu turi kure umva se tega amatwi nyine wumva icyo nguhamagariye noneho dushyire ibintu ku murongo neza amatwi Mira buriya rero ubushize nanze guhita nguha umwanzuro buriya ngiyewe ntabwo mpubukiraho ndabanza ngatekereza nkumva ikintu ngiye gukora kuko niba nta ngaruka kizangiraho nabona kizanagiraho ingaruka nkafata umwanzuro wo gukomeza mu buryo bwo kuzazirengera cyangwa se nkabivamo buriya naragiye ndaryama kiragatima impembero ndavuga inti Mira niba utumye ntereye intambwe ngera kuri ubu butunzi ndavuga inti rero nta mpamvu yo kujya kure yanjye rwose nongere mbikubwire niyo wanshira inzira mbasha kugaruka mpuzana mabuja kugira ngo ngire icyizere nk'uko ya gahunda nyine kandi byose urumva umurongo niwo wawugize gute wawutanze ubwo rero rwose ariko icyo mvuga urimo uracyumva ntabwo nabikora rega urabizi ko no kuva na mbere rwose umutima wanjye wakwiyumvagamo urumva ntabwo rwose ntabwo isane nayiriraho jyenyine icyo nashakaga kukubwira ni uko nyine ugomba kumba hafi cyane cyane kuri umunyamujyi cyane kundusha yego rero ubwo nafashe icyemezo ndavuga inti ni ugushaka uburyo twahura tugapangira iya gahunda ukambwira n'uburyo nshobora kwisora hano mu nzu rega mbabya binteye ikibazo ariko kukubwira ariko ni ukuri niba we byarakunaniye guhera ku itangiriro narabikubwiye kuri muhungu atari umuntu mwiza si ibyo ndi kukubwira niwo wabwiye umwana ntabwo ari ibintu izina ry'Imana ntabyo namubwiye sheri ibintu biba bitunaniye kubyikorera ntabwo wafasha umwana ntabwo nari ndi kumwe nawe mu cyumba mukubita Simon ntitwasanze ari kumuniga hano yari ari kumunigira iki ko niba wari umuntu mukuru kuki atigeze yicara ngo azavuge ngo uyu mwana arambangamiye kandi ikibazo gihari nta nubwo yari ari kumuniga kuko iyo ajya mu bintu byo kumuniga se urumva Simon byamufata n'iminota itanu nyamara hari impamvu kandi ndaza kubikurikirana mbimenye kuko Petite si umwana utagira ikinyabupfura kandi nzi neza ko ibyo bintu ntabyo nanjye kiri ku ntunga umwana murimo kumwangiza umwana yari kubera iki wumva ko bari kumwangiza yari umwana ufite ikinyabupfura none asigaye ari umwana wa mwana ufite urushinge waba umaze kumenya inshuro Petite akurokoye ujya uzicara ukazitekereza reka nayo nanjye murokore kuko ibintu ari gukora bwa mbere na mbere mama wajya gukuramo inda yanjye ntabwo ari Petite waguhuruje kuki udashobora kwicara ngo wakire umwana icyo ari cyo ahubwo tumufashe gukura mu mbaraga afite ntekereza ko rwose Petite ari umumarayika waje mu buzima bwanjye kandi kuko nibyo kuko hari byinshi aho utahabaye nanjye aho ntari Petite arabasha kubikemura erega si ubwa mbere urabizi neza ko biriya yari inshuro ya kabiri Petite atakaba ari kumwe na Simon ibaze kuba Petite yamufasha akamukubita akamuhana nibyo byatuma areka akazi gutinya ubwoba ngo akamuhana nyine biragucanga kumuhana Petite hano Simon ese niba yanje kwicuza cyangwa abona birengeranye kandi ngiye ko nabikubwiye guhera ku itangiriro byose nkubwira turi muhungu warafashe ujya ubuzenda wabona kana ko nceceke company yawe ntiyarigiye ubuze ari iki cyari kubikurikiraho none se ko ari byo nyine ngomba kwimuka wabimfashijemo nyine nkabona ukuntu nimuka n'uyu muzigo hari ukuntu nawutwara mu buryo bw'umutekano reka tubonane duhurire aho
mwibereshi wayareka nze tumena babiri dushyiremo n'akamwanyuma turebe ko hari ikintu byadufasha. Erega buriya naravuze ngo uyu mufungo ntabwo rwose nagumya kwikura kuri kiriya gikecuru hari umwana muto rwose nka Mira ngo numve ko nyuzwe n'ubundi nta mukecuru nabonye nanduta ntabwo bihura. None se ubwo umuntu yatinze aho ngo yabona nk'agatagisi vatiri. None Mami. Mom. Mami ni iki ko imyaka irenga 10 nta kubona mu buzima bwanjye urira gutya? Mperuka kukubona urira gutya. Ni ibiki se habaye iki? Mama. Gaki? Gapanga, mami. Nanone. Mbabarira utambwira ko kavunirwa muhito Gapanga ari uri mutumurira mami. Ku bibazo dufite muri ubu. Mami ni iki gituma uhamagara Gapangurira? Habaye ikinende wapfuye. Marishora byose ndabigira ndakora iki? Mbabari umvugishe bazi. Mbwira iki kirimo kujya mbere ko dushize ko dupfuye ko yeba mbega Gapanga. Kwicwa n'iki tubazwe n'iki? Mami Gapanga yakoze iki? Tumazwe n'iki twishwe n'iki? Basi tukuzuko ukuntu utinya ubukene duhindutse abakene. God forbid, God forbid, God forbid. Kufyakwa. Babandi tufyakwa. Miliyoni 40 arazitwaye, miliyoni 70, miliyoni arazitwaye. What? Arazijyanye we bana y'wishe. Mami byukuricaye ariko ntabwo uryamye urarota wicaye. Ninde uzitwaye azitwaye? Mami waretse kumsaza koko waretse kumvanga. Ngo arazitwaye. Benya ko duhindutse abakene.
duhindurwa abakene n'iki mami wahoraga umwishyura amafaranga menshi nkubwira ngo urimo uramuha amafaranga menshi kandi ndagenze gute se adakora akazi. mama uri kurira mama mbabara umva mami mami wabaye isisa Mira karame bindutse umukene subiye kwisuka kubera agapanga ntabwo bishoboka. twicaye ahangaha arambwira ati zana miliyoni 60 tugende tugura inzu nari nabaze kumvikana n'umuntu ndagenda afata amafaranga yose nari mfite kuri banki yose hatarengaho n'atanu. Noneho ari umuntu wagombaga kuza kubera ko kuri uriya musaza wanyu yafurutifiye ibipapuro agomba kuza kugira ngo agere agiye kujya muri Canada kugira ngo mbese mubwira ndebe ko hari ibyo nagaruza. Ndamuganira noneho Gapanga nawe maze kumwizera ndabwanira rero fata iyi sheke yenda uyizane tuhite tuyiverisa hanyuma miliyoni 60 barampamagara ndanabibabwira nti muzimuhe nta kibazo. Guturuka icyo gihe nagiye iwabo yarihishe guturuka icyo gihe nta kimfata kuri telefone yarifunze hakaba igihicamo niyo yazijyanye gutyo. Gapanga yashizemo icyizere amwe ngabona n'umuntu mwiza ngabona nta kibazo afite ariko amafaranga arayatwaye yose we mana yaje bari nagombaga kugura inzu barategereza ngo inzu bayitanze. Kwe nta yandi mafaranga asigaranye niyo yonyine narisi. Data we mana y'ijuru kubera iki bibaye koko mami Gapanga Imana izaguhana Gapanga we mbabarira kereka ngiye kwifatira kereka ngukuyemo ingoto. Mami ndashaka kubyuka kuko ntabwo nshaka kurota ku manywa y'hangu. Ntabwo ndi kurota mwana wawe nihangane kuko ibintu urimo uvuga mami nguki nihangane ibintu urimo uvuga ndababwiye kuva kera kwese ko Gapanga ari umujura. Wanga kubyumva mami wanga kubyumva no ndiko ndarota right mira nshura basi nganguke sweetheart please nshura nganguke mira ndashaka kubyuka ndashaka kuva muri izi nzozi ndashaka kubyuka. I want to wake up in this nightmare. Mami! Ni wata mukira ngo Gapanga kurya amafaranga kurusha ubwe. nana bikabye nawe bikabye pe Ndakabya. Yasmila ariko ubaye none ni sawa. Gapanga nizere yuko ugiye kumbwira ikintu kizima. Hari icyo Abisiko nakurakariye. na nungu uracyarakaye Narakare ko Gapa ubugoryi buri kuzana ariko wowe urabuzi. ese amakuru sinayaguhaye ibyo wasabaga sinabikwemereye. Ikofi ndayifite meze neza turayifite sorry Wongera kuvuga utayikizemo. Turabandanye. Oya mira nicyo naguhamagariye n'ubundi Yego. kugira ngo turebe uburyo twagira gute iragahunda twayinoza neza. Gusa amaze gushimira iyo naza guhura nawe ntabwo none ziriya miliyoni nanjye mbazikenyereyeho nako tuzikenyereyeho. Njye nta kibazo ntabwo nitaye ku byo twakoze nibyo nagukoreye ko nakwakiriye njye nayo. Mu by'ukuri rero buriya nasanze nta mpamvu yo gukomeza kwitiza uriya mukecuru. Uyu mujyi ubu najya nkukatamo gutya uriya mukecuru nsize mira bebe bata reka rero twibukira amagambo ukambwira turabigenza gute ari amafaranga ndayafite. uretse gato amafaranga wowe rwose naba ngututse nkubwiye ngo urinjije ariko siko nshaka kuvuga. Gapa nagura mu munyamugi pe gute se hari bakugira
papa hari banki ugira ayo mafaranga nagakwiye kujya kuri telefone usiko mafite ubwoba ahubwo nta hantu nayatsinze sinzi kukubwira njye napanze ko rero ayo mafaranga agomba kujya kuri konti yanjye kuko njye ngira banki ndabikuza ndinjiza ndasohoka ayo mafaranga nkayashyira kuri konti yanjye ko nijyewe ufite banki hari ikibazo Mira ushyira kuri konti yawe mbese hari ikibazo Mira ndumva bitazi ntabwo nyizera Mira si ukutakwizera iyo mba nakwizera ntabwo ugiye mba nafashe icyemezo cyo kuza gusangira nawe ahangaha ndetse nkakumenera n'ibanga washatse kumvanamo mu minsi itambutse ngenda ngutsembera amafaranga rero ndayafite kandi amafaranga afite nawe nakwemereye ko uyafiteho uruhare ariko ibyo kumbwira ngo yashyire kuri akawunti yawe nese ubwo ngubwo yakitwa yanjye gutegeye yagiye kuri akawunti yawe ese ni ikihe kintu ntako nakoze gituma utangizera Mira umva rero igitekerezo cyawe nibyo inama ungiriye niyo ntabwo ari byiza ko nagatindikiriye amafaranga urumva angana kuriya mu nzu usibye sigiye nawe tubizi we na nuriya mugore ese aba yivugisha icyumuntu nta kintu yarasaze nsigaye mbona ameze nk'umuntu ufite turomba ahubwo noneho atari muzima sinzi ibibazo by'imiryango y'iwabo urabizi bidashira sinanakibyitayeho njye urumva rero nanjye kwigumye kuyatsimbatsimba kuriya hari igihe byazagera gute byazanca mu myanya y'intoki ni byiza ko twakakiza koko kuri akawunti ariko tugomba gufungura konti njye nawe duhuriyeho ku buryo nta muntu kugira ngo ubone ko ngufitiye icyizere Mira sinzemererwa kujya kuretira utamaye uburenganzira kimwe nuko nawe utemere kujya kugerutira tutabyumvikanyeho nta gusinyiye ushaka kugira ngo ubanze undebe oya ntabwo ari kubanza kukureba ni ukuvuga ngo erega buri ibintu by'amafaranga nasura mugore korera nyizeye nturebe ibi ko mukujeho buriya amafaranga n'ibiryo bihiye ushobora kugira gutyo ugahinduka cyangwa se nanjye nkaba nahinduka ariko kugira ngo mwereke ko turi kumwe turafunguza akawunti duhuriyeho and then dukora iki tujye tujya kurotira twese tugize gute tubiziranyeho nta kibazo ariko nanone ariko ushaka nyine ugaragariza icyo ushaka kureba iki kuri Mira ugomba kunyizera Mira buriya nubwo wenda baciye muri ziraferi ugasanga nikuranye n'uriya mukecuru ko nta mafaranga twari turimo ariko barangenda nakwikundira ntabwo ari ibanga njye nimero uri kuvuga nimero uvuze Mira jyewe yes urumva rero Mira nifuza kuguma no kuza mu rugo ukwangira inama akambwira ko ngomba kwimuka namaze ko kwimuka ukaza ukansura karara tukaganira rega umva nkubwire ibyo bintu njye mpamvu umuturage ibyo nuraga ibintu byo kumbwira mbaza ibyo gusa Mira uzaza waza uyu munsi se umva reka mbwira ikintu kimwe ibyo byo ntabyo njye nawe ninjiye ndahari pe ku bwawe iteka ryose nari ikibazo ari iki mva mubwira akantu agatekerezo iyo telefone yawe wahinduye simukadi ntabwo uzi ko ari byo kuko baragukurura baraguturakinga naramuburotse gusa numva ngo birabaye oya ntabwo bibaye yaguhamagaza izindi nimero jyana kugenda akamenya ahantu uri kubarizwa ako kanya kuko baranyine baraturakinga bakareba ahantu uherereye mwese wabifashe no kuri ubizi ibintu byo gukoresha ibyo by'amaswapu ndabizi ndabigukoreshereza ibintu byose ndabishyira kuri ku ndangamuntu yanjye ntugire ikibazo se mucoma kana samake ntikaraboneka ra iyo samake ntiraboneka sawa gira vuba turashaka kugenda ndishimye araryoshye nanjye ndaryoshye nanjye ndaryoshye kazamura amaboko sheri njye maze kunanirwa rwose uziko nta kintu urakora none se ubu ngubu buri munsi buri kanya umbwira ngo ninza ngaho dore ninaniriwe ngaho hanze uruhu mbwira mbirangirize rimwe oya siporo ntabwo ari ukurwara none se ni gute gake uzi ikintu bifasha se cyo ni ibintu bituma ubyara neza
Ushaka kubyara nawe. Okay, badukuri nyereka. Wambwiye iya mbere ngo ngire gutya. Okay. Gake gake wiki koresha imbaraga nyinshi ariko umubiri urambuye. Ngaho baranini. 6. Ese bahera kuri 6 sheri. Unahereye aho wahereye. 8 9 10 ngaho gake. Reka ndekeraho nge no guteka Chantal na. Oya. None se ninde uri guteka ko Chantal warebye kuva saa 9 yagiye. Ntabwo araza. Kuva cyagiye ntabwo araza. Yego Yesu we. Aho ayo. Gutyo. Wikinaniza ariko ukore. Nakuri uruhande. Gake. Cyokoza dandumva ari ibintu yishemo. Bagerageza gusa nkurambura amakuru. Sishiri Chantal ari. Reka ndanahangayitse wangurisha siporo utangurisha siporo. Chantal buni nakomeje gutuza ngira ngo ari buze. Ntabwo yajyaga agenda ari amasaha yose ngo ayamaranga na gutyo atarataha. Nisundi ngo ari he? Nta ugakeya aho gito. Buhoro sheri. Oya sheri. Oya niba nabyumva. Arya ngo ni gute nanone. Siko mbona wazibagiye. Kandi wowe uzinyereka. Wowe umwe yatingiye kuza. None ibi byenda wanyambitse. None yicarire mbabarira. Ndiruhije. Izo siporo zawe uzigumanira. Kigusubije ntabyitsa. Twaziho. Ariko numva ko nyine birimo biraza. Igashira ndi no kugira ngo umubiri wawe witegure. Kubyuka. Ese abagore bose bajya kubyara nuko baba bakoze siporo. None uzeje. Kugenda ejo tuzakora marche. Ahubwo fazari kugenda. Oya byose nibyo. None amaguru rega umugongo ba waragiye nta bumbabara umugongo wose. Kugendaho nibura nta kibazo wenda nagenda kuva no kugera ku muntu kandi rega niyo agiye ku kazi nshishamo nkagenda we nuko uvuga ngo sheri ntabwo ugenda kuko icyo ucunga ntahari bakaba nibwo ugenda. Yesu we ndapfuye ndicara gute se uzi ko wicara byanze wicara gutya ariko rero ibi bitiriringi ahubwo wanguriye ni sawa uzi ko numvishe ubwiza bwabyo data we kakumishije se gutya se ariko icyana bari gutera cyane ni ukubera umutima w'umwana n'umubyeyi reka mba numva umutima w'umwana bahana niko muganga atubwira nyine mba ndi gukoresha imbaraga nyinshi bigatuma umutima utera cyane urumva mba ntunze ngewe ubwanjye n'umwana urumva umuvuduko w'amaraso wawe wihuta cyane icyo koze ibyo ni bisawa ushobora udasinzira utangiye gusinzira ese uri kumasa mu mutwe numvaga ari byiza byataha gusa umusuru urajya mu gikoni witekeye oya je nta kibazo Chantal Ngwino Chantal uvuye he